turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Mbega ukuntu mwahisemo neza, muyemeza gushinga urugo burya dukundwa n'Uwiteka, nicyo cyatumye muri Edeni Uwiteka avuga ati icyubahiro. Turagushimye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko ari wowe watangije gahunda. Data mwiza, tukaba tugiye mu rusengero, ugendane natwe, ufashe umukwe n'umugeni mu izina rya Yesu, amen. muri byose dusabye Uwiteka ajya abana namwe muri uru rugo mutangiye ubu. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. urugo ruba rwiza pe iyo rufite Yesu, uwa Yesu, isoko y'urukundo, uwa Yesu, isoko y'ubutunzi, uwa Yesu, isoko y'urubyaro, uwa Yesu. nicyo gituma namwe mwembi tubasaba ko mwararika Yesu akazajya ahora iwanyu mu rugo. Icyo ni nacyo twifurije n'abandi bose mu ngo zabo, yuko bazajya bararika Yesu ababera umujyanama, kuko burya ufite Yesu aba afite byose. Kamuzinzi Christian, aba Ntanga Sandrine, Kamuha Bizimana Elisa.
nibwo Yesu mucunguzi, nibwo tuzabasha gushikama umugaro nutera. Twubake kuri we, twubake kuri we, twubake ku rutare rw'iteka, nibwo Yesu mwami. Hari wabubaka ku musenyi barangamiye iby'isi, abandi bubaka ku muraba w'ibyahano kwikuza. Twubake kuri we, twubake kuri we, twubake ku rutare rw'iteka, nibwo Yesu mwami. Pasiteri ugiye gushyingira mu bukwe ni Pasiteri Lucas J. Rukwaru, ni umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Bibare, ari nayo itorero rya Kabeza ribarizwamo. Akaba kandi tugomba no kwakira korali Ubugingo Bushya, korali y'Isamuduha, nayo niyo mu ntara yacu. Ndagira ngo muhaguruke hanyuma tubakire. Thank you.
nko kubaka ku musenyi barangamiye by'iyi si, abandi bubaka ku muraba w'ibyaha no kwifuza. Kubaka ku rutare rw'ukuri nirwo rushikama iteka, kurwiringira kuzahoraho nirwo gakiza kacu. Iyi ndirimbo yanyibukije indirimbo dukunda gukoresha mu birori nk'ibi. Indirimbo ya 202 dukunda kuyikoresha mu birori nk'ibi, ifite umutwe uvuga uti urugo runezerewe. Igitero cya kabiri kiragira kiti urugo rurimo Yesu rugira amahoro. Abana biga kuvuga bahora izina rye. Urwo rutare rero twakomeje kuvuga, uwo nta wundi ni Yesu Kristo, we ushobora kuzana amahoro mu rugo. Ni Yesu Kristo Emmanueli, Imana hamwe natwe. Ni Yesu Kristo Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Uwo ni we twifuza ko yazubakira Bizimana Elize na nyina w'umuntu Sandrine, bakamwemerera bakayoborwa nawe, maze urugo rwabo rukagira amahoro. Kandi twaje hano ariyo tubifuriza. Muri aka kanya nagira ngo munkundire dufate umwanya utari munini cyane tureba amagambo dusanga mu gitabo cya Yohana. Igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turareba mu gice cya 2 duhereye ku murongo wa mbere. Turi busomemo imirongo itari myinshi cyane, ariko nagira ngo munkundire buri wese agira isomo akuramo, ariko by'umwihariko Bizimana Elize na nyina w'umuntu Sandrine bakuremo amagambo yabafasha mu rugo bitegura kubaka kugeza iminsi bazamara kuri iyi si. Yohana igice cya 2 baratubwira umwe mu muhango wera wabereye ahantu hitwa Ikana k'i Galilaya. Impamvu bavuga Ikana k'i Galilaya nuko hari indi Kana yindi dusanga muri Bibiliya. Aha rero ni umuhango w'ubukwe wabereye Ikana k'i Galilaya. Yohana igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 10 niho dusanga icyo gitekerezo. Nk'uko ibirori byitabirwa n'abantu benshi, ubu bukwe bw'Ikana nabwo bwari bwitabiriwe n'abantu. Umwe mu batumirwa barimo Bibiliya ivuga ni nyina wa Yesu. Ndetse iyo usesenguye usanga uyu muryango wari wakoze ubukwe wari ufitanye isano n'iyi famiye yo kwa Yesu, n'uyu muryango wo kwa Yosefu na Mariya. Nyina wa Yesu rero yari yatumiwe muri ibi birori, ariko bakomeza gusoma bakatubwira ko Yesu n'abigishwa be nabo bari bahari. Birumvikana umukwe n'umugeni yari ahari, nk'uko n'uyu munsi dufite Bizimana Elize na nyina w'umuntu Sandrine. Hari abatumirwa bandi, hari n'abasanzwe. Bibiliya itubwira ko igihe cyageze ibyo kunywa bigashira. Maze bimaze gushira, nyina wa Yesu yibukije Yesu ko ahari agira ikintu akora. Ahangaha abasobanura ijambo ry'Imana bavuga ko nyina wa Yesu ashobora kuba yarafitanye isano n'uyu muryango, kandi ikaba ari nayo mpamvu yamwibukije rugikubita ati ibinyobwa byashize. Ni iki gituma muri ubu bukwe baritaye ku binyobwa? Bavuga ko ubukwe bwakorerwaga mu burasirazuba bwa kure. Ibirori byamaraga icyumweru cyose, kandi abantu bamaraga ibyo birori barya kandi banywa. Ndetse bakavuga ko kubura kw'ibinyobwa mu bukwe byabaga bikojeje isoni cyane umukwe n'umugeni.
ndizera ko ubukwe bwa Bizimana na nyina w'umuntu Sandrine ibyo kunywa bitari bubure, nimuhumure. Hano Pawulo aratanga inama za zindi dusanga mu byanditswe byera, za zindi Yesu n'abatanga aho imiryango yose. Aragira ati bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. 24 Abaefeso igice cya 5 aragira hati ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. 25 bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryishyira, nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amaraso n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Nanone aya ni amagambo meza ijuru rigira abagabo n'abagore kugira ngo ingo zabo zishobore gutungana iyo Yesu ahari. Reka nifurize Bizimanerize na nyina w'umuntu Sandrine kuzagira Yesu umutware umugenga w'urugo rwabo, maze akabayobora muri byose. Kandi ndizera byanze bikunze Yesu nawe urufatiro rw'urugo rwabo, nk'uko twabiririmbye mu ndirimbo y'106 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadivantisi b'umunsi wa karindwi. Ndizera ko bazabubakiye ku rufatiro rwiza, imiyaga nihuha, ibigeragezo, indwara, ubukene, ibibazo bitandukanye kuko turi kuri iyi si, byanze bikunze bazaba bari ku rufatiro rwiza, urugo rwabo ruzasugera rusagambe. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu, amena. Reka sabe Bizimanerize ankundire ahaguruke, ndetse Sandrine nawe arahaguruka. Barahindukira barebane, maze Bizimana adukundire atwereke umugeni. dore umukwe n'umugeni we uko baberewe cyane, urukundo rutuwe bombi bemera kuba umwe, bahamije isezerano. yewe Bizimanerize nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe nyina w'umuntu Sandrine uhereye uyu munsi mujyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya guhumuriza, nzajya guhesha icyubahiro kigukwiye, nzajya ngukunda ngo ukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Ngusezeraniye ko nta wundi mugore nzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho. Nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi ngusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. nyina w'umuntu Sandrine nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe Bizimanerize uhereye uyu munsi nkujyanye ngo umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiye, nzajya ngukunda ngo ukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Ngusezeraniye ko nta wundi mugabo nzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho. Nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi ngusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Haleluya. urukundo
ruhirwa cyane kubakwana nyagasani. Lukasi Gerukwaro ku bw'ububasha mpabwa nk'ubugaburabutumwa bwiza mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, mpamije ko Bizimana Elize abaye umugabo w'isezerano wa nyina w'umuntu Sandrine, kandi ko nyina w'umuntu Sandrine abaye umugore w'isezerano wa Bizimana Elize nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kandi nk'uko amategeko abihamya, abo Imana yateranije ntihakagire ubatandukanye. Wembini mu kwisunga azabitabaza ryanyu, amenye ingorane zanyu n'intege nke zanyu zose, mumugire nyambere, mwemere mugengwe nawe. urugo ruhirwa cyane kubakwa na nyagasani, mwembiri mu mwisunga azabitabaza ryanyu, amenye ingorane zanyu n'intege nke zanyu zose, mumugire nyambere, mwemere mugengwe nawe. kubona karamata ubugingo bwanyiteka, ntihazagira utuma. Mana yacu, tugushimira urukundo rwawe rutagira akagero, rwa rundi wakoresheje utegura isi aho umwana w'umuntu azaba, wamara gushyiramo ibikwiye byose ukarema umuntu mu ishusho yawe, ndetse byarangiza ukamuha umugisha, ukamuha ubutware, ukamuha ibyo kurya, ukamuha umufasha kugira ngo atabe inshike, ukamuha urubyaro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya twishimiye umuhango w'ubukwe hagati ya Elize na Sandrine, tubasabiye umugisha mwami kugira ngo uzabane nabo, kugira ngo Yesu Kristo azabe urufatiro rw'urugo rwabo, kugira ngo uzabahe amahoro abonerwa muri Yesu Kristo, kugira ngo mwami uzabahe ubwumvikane. Batuye kuri iyi si bazakenera kurya no kwambara, Uwiteka uzabarinde kwambara ubusa. Tubasabiye urubyaro, ijambo ryawe rivuga ko abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka. Uwiteka uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa, kandi ubahe ubwenge bwo kubatunga, ubahe ubwenge bwo kubarera babigisha kumenya Imana, maze ruzaba urubyaro rwumvira ijuru. Muri aka kanya tubasabiye mwami kuzahira ibiganza byabo, kugira ngo icyo bazakora cyose bazakiboneremo umugisha. Uzabarinde ubwumvikane bukeya mu muryango wabo, uzabahe kumvikana, uzabahe kujya inama, uzabahe guhana ibitekerezo byiza byubaka. Uwiteka turakwinginze kugira ngo umwanzi Satani nashaka gusenya urugo rwabo, uzababera urufatiro, maze bubake urugo rw'intangarugero. Uwiteka Mana yacu, muri aka kanya dusabiye imiryango yose ihagarariwe muri ibi birori, kugira ngo abagabo n'abagore bari hano wongere ubibutse indahiro ikomeye bagiranye ku munsi nk'uyu, kugira ngo niba hari uwatandukiriye yisuzume asubire ku murongo ukwiye. Tugushimiye ko wabanye natwe guhera mu gitondo kugeza amagingo aya, tukweretse gahunda zose ziri bukurikire z'uyu muhango w'ubu bukwe, kugira ngo uziyobore kandi ibikorerwamo byose biguhesha icyubahiro. Uwiteka, igihe cyo gusubira mu macumbi nikigera cy'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, ubane nabo mu ngendo bari bukore bagereye amahoro, kandi uru rugo mwami
ruzaba urugo ruguhesha icyubahiro. Nibyo twambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Hano tubakire mu muryango, tubahe ikaze, tubifuriza imibereho myiza mu rugo rwabo. Susurutsa agusiga zizamasengesho